si byiza ko umuntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiye amen gusa nta kindi biri tubwira gusa kuzubaha umugabo wawe nawe kuzokunda umugore wawe umugore wanje Perusi nzomukunda nzamukundwakaza zamurutisha abandi bagore bose jewe pasiteri Rukamirwa bashingiye imbere y'Imana mubashwa nahawe ni paruwase yiwanje nyoboye kaba mbashingiye mbasezeranyije imbere y'Imana uru rugo ruzokomeze kandi ngo Imana yafatanyije ntawe ushobora kugitandukanya. twabubonye bumeze neza amen rero tudatize urabona ubukwe bwacu buraryoheye buryoheye amaso n'ababutashe basa neza amen umugeni wacu twamubonye yaje n'umushiki bose twabonye amen rero tudatinze mwicara hariya tuganze zanyu z'ibyubahiro twabateguriye amen abashitsi bacu batambuke nabo bazanye bicare hariya wicare
twishimiye kuba hano hantu amen Amen. tudatinze mwatuziniye neza ibirori byacu byari biryoshe kandi cyane amen rero tudatinze ubukwe bwacu umuntu uhagarikira ariwe pasiteri Rukamigwa yohushuka akegereza abakwe amen Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe kandi Amen. dushimiye Imana kuba mu birori by'abana bacu bagiye gusezerana imbere y'Imana ubu nyine barasezeranye imbere y'amategeko kubw'ibyo dushimiye Imana ko bari mu birori by'aba bana kandi tugiye kubasezeranya mbere yuko mbasezeranya ndabaza ku ruhande rw'umuhungu kwa Rukanyaraza ko bo kwemera ko dushingira inondowa umuntu userukira famiye kwa Rukanyaraza ihaguruke iduhangure kugira ngo tubone gushingira buno bukwe bw'abana ba ngo dushingire aba bana bacu Yego. mwarakiranutse murakoze cyane kwa Perusi nayo nimba umuntu waserukiye famiye kwa Perusi ahaguruke atubwire aduhangure tubone gushingira buno muremeye ngo tugushingire muremeye ko dusezeranya bano bana kwa Rukanyaraza barakoye byagenze neza mwarakiranutse murakoze cyane tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'itangiriro ibice 2 umurongo wa 18 abafite Bibiliya musome igitabo cy'itangiriro ibice 2 umurongo wa 18 haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko umuntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiye amen Imana iravuga ati si byiza ko umuntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiye ubwo rero uyu muvandimwe Rukanyaraza Imana ikaba yakuremeye umufasha ugukwiye ariwe Perusi tukabishimira Imana cyane ahasigaye muhaguruke mbere kuko tubikora muhaguruke ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana yabonye ko atari byiza kuba wenyine ikuremera umufasha ugukwiye ahasigaye wewe Perusi uzubaha umugabo wawe Rukanyaraza nawe uzamukunde gusa nta kindi biri tubwira gusa kuzubaha umugabo wawe nawe kuzokunda umugore wawe ahasigaye ngiye kubaheza mikrofone murahire imbere y'Imana ahasigaye mbere yuko urahira urabanza umwambike impeta marene ufite impeta yiwe umwambike numara ubone kurahira imbere y'Imana ko ari wowe wamukunze mwambike impeta mwambike impeta urakoze cyane ahasigaye urahira imbere y'Imana umubwira amajambo yo kumukundwa akaza urahira imbere y'Imana ko wamwikundiye ahasigaye n'ibindi urazi bivuga sawa ninje wamwikundiye ntawamunkundiye ndarahira imbere y'Imana yuko nzamukunda umugore wanje Perusi mutezinka Perusi nzamukundwa akaza zamurutisha abandi bagore bose nta kindi kizadutandukanya usibye urupfu cyangwa se Yesu agarutse nzamwubahisha muri rubanda nzamwubahisha mu isi yose nzamuha ikizashoboka cyose n'icyo ndashoboye nzogikora kubwiwe kuko mbirahiriye hano imbere y'Imana n'imbere y'abantu amen abakoze cyane avuze amajambo meza araraha imbere y'Imana twumve umugeni nawe Perusi agira icyo atubwiye kuri uyu mugabo wiwe yakunze
aha yego cyane hasigaye akira nawe ugira icyo uvuze maze ari kumwambika impeta turabishimye cyane nanjye ndaraha imbere y'Imana ko nzakunda umugabo wanje uko urupfu nibwo ruzadutandukanya amen. hasigaye muhobera amen amen hasigaye mupfukame tubasengera Imana mwari maze yegera hano dusenga Imana muhumirize tubasengera Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo tukweretse runo rugo rushasha rutangiye ubunyine turakuraritse muri uru rugo rwabo ngo ari wowe uzoba imbere muri byose muri porogaramu zabo tubasabiye urubyaro tubasabiye ubutunzi tubasabiye amahoro no kukubwa neza bazobyare hungu na kobwa hasigaye utanga umugisha muri runo rugo Mana turagushimiye ko ari wowe Mana icyo wafatanyije ntawe uzugitandukanya ni mu izina ryawe tubisenze amen. hasigaye mu jewe pasiteri Rukamirwa bashingiye imbere y'Imana mubashwa nahawe ni paruwase y'iwanje nyoboye kaba mbashingiye mbasezeranyije imbere y'Imana uru rugo ruzokomeze kandi ngo icyo Imana yafatanyije ntawe ushobora kugitandukanya. Murakoze mwicare dusubize mwari mu porogaramu murakoze. Pasiteri wacu arakoze amen. Rero tudatinze reka abadansere abatubyinira batambuke bashiremo gaseti indirimbo nka zibiri nitumara tumare amen. Nta kibazo ibyo mushaka ibyo mukora nta kibazo. Umuyobozi wa gahunda arakoze ko ndabona yuko tutoguma kubyina twenyine nabo yicaye hariya koko nawe mukeneye kubyina nari mbonye ngo tureke gaseti tubyine igisirimba mukibonye gute nicyo cyiza roy igisirimba sico cyiza mudushiramo ka gasirimba ngo pasura sijipu tubanze twisheganye kubw'ibirori bya mwene data Rukanyaraza nishimye cyane n'inshuti yanje murakoze. Ngaho kanda kunanga data mwisa ninde ufite na uri ari kiramo gasete kanda kunanga turabutashe amena ngaho kanda kuri gasete data mwisa
murakoze cyane muzogire urugo ruhire muzobyare ku hungu na kobwa sawa twabonye sawa maina sawa wa milele 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 sawa. Dudu.